urwo rugo nari ndimo murumuna w'umugabo yaraje aje kuntwara ngo ajye kunyica, andwanira na mukuru we, avuga ati aka kana kariko kari gasigaye koko urajya kukica. Mfite grenade ziriya z'ibibaho, ayinterana na mukuru we, ariko kubw'amahirwe ntiyaturika. Reka mbabwire, jenoside yadusigiye ibikomere bibi bikomeye, ariko Imana ishimwe ko turi gukomera. Uwo ndi gusangira nawe yaciye sogokuru ibitsi, nta nubwo yamukubise umuhoro cyangwa ubuhiri, yari umusaza ushaje, bamukase ibitsi, batema amaguru gusa, batwara inka. Nyuma y'iminsi ine nibwo yashizemo umwuka, amaraso amushizemo, akamye neza. Uwo ndi gusangira nawe yishe barumuna banjye babiri nabi. Mushiki wanjye yari afite imyaka 6, karumuna kanjye kari gafite imyaka 4, natinze gukurikizwa. Babateye amabuye, ntago bakubise ubuhiri mu mutwe, nta nubwo bazunguje ngo bakubite ku gikuta. Baravuze ngo izi ni inzoka nizikura zizabarya. Tera amabuye inzoka zitazabarya zikuze. Ko kana gashiki kanjye k'imyaka 6 gapfa kavuga ngo mutubabare ntago turi inzoka, kandi muhumure nidukura ntago tuzabarya. Nibutse umubabaro bantu banjye bapfuye, ndababara. Ariko umunsi nahumurijwe n'ibyanditswe byarambye ngo nitugera mu ijuru tuzamenyana. Imana ishimwe. Nzareba mushiki wanjye witonzi nawe ndebe avuge ngo grafrere yarakuze. Nzareba murumuna wanjye Tofiri nawe ndebe avuga ati yo grafre warakuze. Imana ishimwe narakuze. Kasubiremo, Imana ishimwe narakuze. Yesu ashimwe. Munyemerere tuzamurira Imana icyubahiro kubw'urukundo rwe rukomeye. Twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyiswe ibyakozwe n'intumwa. Plutôt turasoma urwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korino n'urwa 2 igice cya mbere, dusome duhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4, dusimbuke tugere ku wa 8 ndetse n'uwa 10, ubundi tuganire dutanga ubuhamya nk'uko baturaritse, kugira ngo uyu munsi wa none dutanga uruhamya rw'urugendo rw'umusaraba twahuye narwo. Murabizi ko turi mu minsi yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ni urugendo rero rumara iminsi 100, ariko uyu munsi by'umwihariko akaba ari wo munsi dusozaho ya minsi 7, ariko tugakomeza. Ubwo naganiraga n'umushumba rero yarampamagaye, turabonana turaganira, nanamushimira kubw'ikaze yampaye, arambwira ngo nzaze dutange ubuhamya bw'urugendo rw'umusaraba twanyuzemo. Byashoboka rero yuko muri buze kubona Pastor Theogene yahindutse, kandi nawe wahinduka bitewe n'ibihe turimo, ariko turashimira iyere yabanye natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa 2 Paul yandikiye itorero ry'i Korino, igice cyawo ni icya mbere umurongo wa 3. Haranditse ngo hashime Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo data wa twese, w'imbabazi n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tubahumurize ihumure twahawe n'Imana. Murongo wa 8, bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubayeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushoboye, ndetse bituma twiheba ko tuzapfa.
twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. 10 yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza guhora iturokora. Imana idufashe cyane. Ntago ari umwanya wo kwigisha, ni umwanya wo gutanga ubuhamya, ariko nk'uko abaririmbyi n'umushumba yabivuze, n'ubundi dufite ibyiringiro by'uko Kristo yaturokoye kandi aracyakomeje kuturokora, kandi si n'ibyo gusa, tuzanabonana n'abacu. Turakomeye rero kandi turakomeje, turibuka kandi twiyubaka, kuko yaturindiye kugira ngo iduhe ihumure, duhumurize abantu bose ibihwanye n'imibabaro barimo muri iki gihe cya none. Kandi mbere y'uko ntanga ubu buhamya, icyo nshimira Imana, iguha ihumure ringana n'umubabaro wagize. Imana ibaha umugisha. Kanongere nsubiremo, icyo nshimira Imana, iguha ihumure ringana n'umubabaro wagize. Ntishobora gukora ikosa ryo kuguha ihumure riburaho n'agace na gato. Umubabaro wagize, Imana iguha ihumure ringana naryo. Nasomye Zaburi irambwira ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twagize gute, twababarijwemo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amazina yanjye ni Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Mama yitwaga Nirere Berina, mwihangane nimuze gukoma amashyi. Mama yitwaga Nirere Berina, avuka mu cyahoze ari buri mu karere ka Gisagara aho ngaho. Data yitwaga Nkureja Toneste, bamuhimbaga izina rya Gasongo. Yari umugabo muremure cyane, yicaraga muri hiyasi agakoza umutwe hejuru, bakamwita Gasongo. Izina ry'irisino banyitaga kera nitwaga Babu. Ubwo tuba dutanze ubuhamya kugira ngo ababaza ababyeyi bacu cyangwa abatuzi icyo gihe babashe kuvuga ngo Imana ishimwe ko hari uwasigaye, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Navukiye inaha muri uyu mujyi wa Kigali. Basabye ko ntanga ubuhamya bw'ibyabaye cyangwa inzira y'umusaraba twanyuzemo muri 1994, ariko ndumva atariho nge shaka guhera. Ndashaka gusubira inyuma gato muri 1990, kuko nari mukuru, nigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza primaire. Bivuga ngo rero ibyabaga byose nari maze gusa nk'uca kenge mo gake nkagenda mbibona. Ingabo zaho zari za FPR inkotanyi, ubwo zatabaraga muri 1990, nibwo mu rugo hatangiye kuba ibibazo. Twari dutuye centre, sininjiye ibyo mu mashuri, ko bajyaga baduhagurutsa kavuga ngo abatutsi bahaguruke, abahutu bahaguruke, ugasanga baratuzi neza. Reka mbibutse abantu bari muri iki gihugu, hari umukino abana bakinaga witwaga umuguruko. Sinzi niba hari abawuzi. Umwe akikoza hari kumukinga agasimbukira undi, mugakina umuguruko muterana imigeri iyo ngiyo. Kuko abaga rero nta kabaraga, ntago wajyaga muri uwo mukino witwa umuguruko. Ariko uwo munsi yo baduhagurutsaga ne wabaga utari mu bari gukina, wajyaga kumva umwana turutse inyuma yawe arakuriye gukubisa umuguruko, ntaho uri burege. Ibyo ndeke kubitindamo. Nkomeze. Ubwo inkotanyi zatabaraga zitaha, nibwo data yakoraga mu sosiyete ya leta yitwaga Oprovi, yari sosiyete y'ubucuruzi, yatwaragamo ikamyo. Bagiraga amakamyo ya Fiat. Amakamyo ya Fiat ndayibuka rwose, yabaga afite bodi y'umutuku, akagira kabine y'umweru. Mu mpande habaga handitsemo Oprovia n'umubare. Data yatwaraga ikamyo yanditseho nimero 6. Iyo shusho ndayibuka neza, niyo kamyo yatwaraga. Habayeho icyo gihe guhagarikwa kw'abatutsi bakoraga mu masosiyete ya leta cyangwa mu bigo bya leta.
data nawe arahagarikwa arirukanwa. Ageze mu rugo aratwicaza nk'umuryango, aravuga ngo akazi kahagaze, baratwirukanye, banjijije ko ndi umututsi kandi bene wacu bakaba batabaye igihugu baje. Umubabaro nagize si uko data yari yirukanwe, urumva nari nkiri umwana, ahubwo nahise ntekereza nk'umwana ngo ubu yakamye koko papa nazongera kuyintwaramo nk'umwana. Nibyo nahise ntekereza, ariko byari byarangiye. Icyo gihe data yatangiye gutwara amakamyo ajya muri Kenya, ayanga akora amasafari, ariko urugendo rw'umusaraba rutangira ubwo ngubwo muri 1993. abari muri uyu mujyi wa Kigali muzi ko byakabije, birasara, biba birebire by'amashyaka n'ibiki. Ndabyibuka ijoro rimwe bazanye iletre, barayandika, urupapuro barucisha munsi y'umuryango. Mu gitondo umukozi ari gukora amasuka ararutora ruha papa, ararusoma twicare muri salo nka famiye. Rwanditseho ngo mwanyenzi mwe muraje mutubone. Noneho icyo gihe urumva ninjye ari mukuru mu rugo, nkumva ibintu byose ndashaka kugira amatsiko. Icya mbere nari nzi ko turi abatutsi, none hiyongeyeho ikindi cy'inyenzi, kandi inyenzi nzizi yuko zabaga mu nzu zirukanka wenda tunazikandagira, none duhindutse inyenzi gute? Mbaza papa, ariko nta byinshi icyo gihe byo kunsobanurira byari bihari, kuko urugendo rw'umusaraba rwari rutangiye muri 1994. nihuse, ntago nari naraye mu rugo, hari famiye nayo nasuye Kimisagara, jenoside itangira ntari mu rugo, ndaho ngaho sinongeye kugaruka mu rugo. Mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu gutyo, ibice bya centre byari bimaze, interahamwe zo zari zirimo zihunga zigeze mu Gitega za Cyahafi. Imwe imbonye uko birukankaga bavuza amafirimbi muri urwo rugo, ariko na mbere yuko ngeraho ngaho, urwo rugo nari ndimo murumuna w'umugabo yaraje aje kuntwara ngo ajye kunyica, andwanira na mukuru we, avuga ati aka kana kariko kari gasigaye koko urajya kukica. Mfite grenade ziriya z'ibibaho, ayinterana na mukuru we, ariko kubw'amahirwe Ntiyaturika yari bizi ko uyu munsi nzaba ndi muri Foursquare mvuga gukomera kw'Imana. Ndabinginze basaba imbabazi, nyirahangaha muzi ko ndi umuntu ukunda gufashwa cyane, mumbare nimwongere gukoma amashyi, ndabibasabye murabinyemereye, nimwongere gukoma amashyi. Nugushima Imana, ariko dukwiriye kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. bagiye tubakunze, bagiye ari abacu, tugomba kusa ikivi nk'icyo bagombaga gukora. Gahunda zose turaza kuzikomeza, ariko munyemerere uyu mwanya tuwubahe kandi mbasabiye umugisha, sibyo? Amarangamutima umuntu yagaragaza mu buryo butandukanye, ariko munyemerere nanjye nibuka abanjye, muri inshuti zanjye, nanjye mvuga urugendo rw'umusaraba nanyuzemo. Ndabakunda, muraba umumaro ku buzima bwanjye, sibyo mama Mushumba? Muraba umumaro ku buzima bwanjye, munyemerere dufatanye uru rugendo rw'umusaraba. Interahamwe iramenya, birukankaga bavuza amafirimbi, babyita ko bari mu kazi. Iraza nijoro ibwira uwo muryango nari ndimo, iravuga ngo twamaze kumenya ko yari umuhungu wa Gasongo, none ejo tuzaza kumwica, kandi nabanye na se yangiriye neza, mumbabariye mumukure hano agende. Nzira y'umusaraba ndende nayitangiye ubwo, mpagurukaho ntafite iyonjya, ariko muri njye hajyamo ibitekerezo ko ngomba kujya Iwacu nubwo nari umwana. Natereye mu Kigali, niyo yari inzira isohoka muri uyu mujyi, ndamanuka ngera kuri Nyabarongo. Abari muri uyu mujyi baciye muri iyo nzira, hariya habaga bariyeri ebyiri. Bariyeri ya mbere yabaga kuri kariya kazu ka Ruriba, na n'ubu haciye arakabona,
hari n'ibimashini bihaparitse, hari n'icyuma cya konkase gisya amabuye, naho bariyeri yari iri. Warahageraga rero bakakwaka ibyangombwa, waba utabifite ubwo uri inyenzi niko bavugaga, bakabarundanya bakabajyana kuri komine. Kujyana kuri komine rero nta kundi kwari ukukuboha amaboko n'amaguru bagakubita bakajugunya muri Nyabarongo. Nanjye fatwa muri abo, nkurwa mu kivunge cy'abantu, njyanwa kuri komine. Ariko Imana igira inzira zirenga ibihumbi, yari yateguye uburyo ngomba kuva aho ngaho, kuko uyu munsi yari izi ko ari njye uzashibukaho amashami y'umuryango wari uzimye. None ubu mfite abahungu 2 n'abakobwa 2, ntago umuryango wo kwa Dionisi Kanyebingo ni sogokuru, data Nkureje Toneste ukizimye, mfite ibyiringiro ko tugikomeje gushibuka. Bana banjye bazabyara, nanjye nzabona abuzukuru. Imana niyo gushimwa, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Muri izo nzira zirenga ibihumbi, iyo ugiye kwegera ikiraro neza, abakoresha umuhanda w'amajyepfo muzabona ahantu hari transfo munsi y'umuhanda. Hariya rero hari indaki y'ingabo z'abasirikare bo kwa Habyarimana. Tukiyigeraho neza badushoreye, igisasu kihita giturika kandi tuvuye. Za nterahamwe zari zitujyanye kutwica zitujugunya muri Nyabarongo ngo ni kuri komine, zisubira inyuma zigiye kureba icyo gisasu gituritse. Ariko ntibaturekura, batwohereza muri abo basirikare baratwicaza. Nkicara ngo nabo twari turi kumwe, nk'abasirikare bumvisha igisasu gituritse, byari ngombwa ngo bajye nabo ku mbunda zabo bitegure. Aho twicaye numva ijwi, Imana ishimwe ko tujya twumva ijwi ry'Imana, iyo igufiteho umugambi. Numva ijwi rimbwira ngo ambara icyo gisorori. Ndakebuka ndeba uvuganye nanjye sinamubona. Gisorori ndagifata, ababyibuka ibisorori cyangwa ibikasike by'abasirikare bajya bashyiraho ibyatsi. Ndagifata ndacyambara, maze kucyambara numva ijwi rirambwiye ngo jya mu muhanda ugende mu kivunge cy'abantu. Noneho njye namaga byari mu bitekerezo, ariko nkumva ndi kurisubiza, nkumva ari nk'umuntu tuganira. Aba bantu bamfashe se, numva uwo muntu uri kuvugana nanjye arankuruye, ni munsi y'umuhanda, sa nk'ugaruka mu muhanda ntangira kugenda. Igihe ndi kugenda ngera kuri bariyeri ya kabiri yari iri ku kiraro neza, ku kiraro neza. Nyigezeho nawe warahageraga bakabasaka, bakabaka ibyangombwa, basanga uri umututsi bakakwita inyenzi, bagakubita bakajugunya muri Nyabarongo. Igihe ndi kuri uwo murongo numva undi wambwiye ngo ambara icyo gisorori kiriho ibyatsi, numva arongera avuganye nanjye, arambwira ngo va ku murongo utambuka ugenda. Igihe ndi kubyibaza numva ni nk'umuntu nkuye mu murongo, ndatambuka ndagenda. Uko ngenda ngera kuri za nterahamwe n'icyo gisorori kiriho ibyatsi, niba barambonye ndi mwene wabo, izo ni inzira z'Imana. Numva barambwiye ngo bitesha, nanjye ndabikiriza ndikomereza. Aho nahaboneye ukuboko kw'Imana, Imana ikoresheje iki? Igisorori. Ndakomeza ndagenda, igisorori nagitaye Bishenyi, urugendo rw'umusaraba ndarukomeza. Iwacu ni mu Gacurabwenge. Ngeze ku Kamonyi, hari abantu benshi ntabona uko ngusobanurira muri uriya muhanda. Ku Kamonyi hariya mpura n'interahamwe ifite ubuhiri buriho imisumari, buriho n'amaraso, ifite agashoka gato, ubushoka bitwazaga, akambaye mu mugongo, ishati yuzuyeho amaraso. Mbonye aramenya, nasaga na data cyane na sogokuru. Arambona ahita ambwira ngo sha, turi umwuzukuru wo kwa Dionisi ndikiriza. Arambaza se ugiye hehe? Ndamubwira ngo ngiye Iwacu.
tangira kuvuga n'ijwi ry'impuhwe ryuzuye ituze ryinshi ariko ry'uburyarya. Arambwira ngo yo nabanye na so, iso yangiriye neza, yarihiye abana banjye amashuri, n'uwo meruka gushyingira ni so wamfashije. Hano hepfo rero hari bariyeri y'abantu b'iwanyu, nibakubona barakumenya, n'ubundi twarabishe barashize. Kuko nabanye na so n'ibyo yankoreye, ndashaka kumwitura ineza so yangiriye. Reka nkwice vuba vuba, nkwice utababaye, kuko abandi nibakwica barakwica nabi upfa ubabaye. Muri za nzira zirenga 1000 z'Imana, Imana iteza akavuyo muri uwo muvundo mucamo, ndagenda aho mabonera ukuboko kw'Imana. Imana nishimwe cyane. Ndakomeza umunsi umwe naraye i Muhanga mu mujyi, ari amaduka y'I Muhanga ku marabaraza niho twararaga, habaga udushya twinshi nijoro, bararaga bica abantu. Nahamaze icyumweru, ndahaguruka, urumva ko ntari nkigiye mu rugo mu Gacurabwenge, nakomezaga kaburimbo nabonaga ducamo na papa atwaye amamodoka. Ndahaguruka ndagenda, unyumvira urwo rugendo nakoze umunsi umwe. Ndahaguruka ndagenda, tugera mu Ruhango, nari umwana w'imyaka 12. Tugeze mu Ruhango hari agapando gari kazamuka, ahantu haba icyapa cya 40 ku bashoferi barahita bahabona usohoka muri mu Ruhango. Abapolisi bakunda kuhagarara na kamera. Hari bariyeri yadutangiraga ikavuga ati nta ukomeza agana za Nyanza, Inyenzi zamaze kuhafata, ubwo ukomeza n'unyenzi tureta tumwica. Batwereka indi nzira ducamo. Naragiye, ubwo uwo ni wa munsi umwe nahagurutse i Muhanga, nambuka Mwogo, ndara ku Gikongoro ku biraro bya Nzamurambaho. Abazi urwo rugendo nibo barwumva urugendo nakoze. Tuhageze naho haba inzira y'umusaraba ukomeye, mu gicuku, amafirimbi, interahamwe uko zirukankaga, induru, buri muntu uko twaraho acukwe n'undi acukwe. Ndagenda ngwa mu cyobo cy'ibisogororo. Uzi ko kiriya ijoro ryacecekaga n'amajera agaceceka, ukajya wumva umuyaga gusa. Bigejeje nko mu masaa 9 saa 10, ibintu byose numva byacecetse. Ndahaguruka, igipantaro nari nambaye kirahoroboka kivamo, ndongera ndakizamura, nkurura ikivovo cy'insina ngira ngo mpambire, numva ko ari ikivovo cy'insina ndi gukurura ngo mpambire imfate. Naho n'inzoka nkuruye icamo inyoro. Reka ibintu byose Imana ibikora ibifitemo umugambi. Bivuga ngo uwo mwanda naguyemo w'amatungo yabaga aho ngaho, niyo yabaye kurokoka kw'iyo nzoka nayo yari kundya. Igize kubinyerera, nahindutse umwanda, nkozeho nyiteruye, inyerera imvamo. Ubwo ncukwanjye, inzoka nayicukwayo. Ndakomeza noga nanone Mwogo aho igabanira na Nyamagabe na Huye, ubu niko hitwa, ariko ubundi yari Gikongoro na Butare. Ndaza ngera Butare mu mujyi, famiye nari ndimo, interahamwe imwe iza kubarura abana b'impunzi bahari. Iravuga ngo nje kubarura abana b'impunzi bavuye i Kigali, abakwiriye guhabwa agafuni bagahabwe. Ko nahitaga numva uwo ari we. Reka mbabwire, kiriya gihe igitangaza si ukuba ugihumeka, ahubwo igitangaza wibazaga impamvu utarapfa. Byo mvuze sinzi namubyumvisha. Igitangaza si ukuba wari kuba ugihumeka, ahubwo wibazaga impamvu utarapfa. Ariko Imana yari bizi ko uyu munsi nzaba ndiho, yarandinze. Inkotanyi zafashe igihugu, tunazishimira, zongeye kudusubiza ubuzima. Sinakwibagirwa umusirikare wankurikiranye wo mu ngabo zabo zari za FPR Inkotanyi yitwa Kamari, na n'uyu munsi aracyahari. Yongeye kubaka ubuzima bwanjye. Twabanye mu mujyi wa Butare, igihe kimwe arambwira ngo ujye utubwira ko iwanyu ari i Kigali, subira i Kigali, hari igihe wahura na bene wanyu, Imana yaba yararinze. Genda shakira imodoka,
9-5 gushira ninjira umujyi wa Kigali, nzangana Iwacu centre, sanga ntahahari. Yari inzira y'umusaraba, ingaruka zimwe z'amateka ya jenoside nari ntangiye. Nisanga ku muhanda, mwe ntago mwabyumva, wa mwana wavukiye muri bwa buzima bwiza, iwabo hari amamodoka, jya ku ishuri n'imodoka, kagaruka n'imodoka, ubuzima ari ubuzima, imibereho ari ubuzima. Njya mu cyaro, abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve ko nakana k'i Kigali kavuga, ariko navugaga nk'abandi, nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Muri 94 iminsi 100, amezi 3 yonyine, nisanga ndi mayibobo yo ku muhanda. Urumva ari ndo ari kunyomora igikomere cy'agahinda, uretse Kristo nyiri humure waje akanyuzuza ihumure. Iyo dutanga ubu buhamya tuba tugira ngo dukomezanye, twibuka hacu hatambutse, tumenye kaho tugana ari heza. Tunashimira abayobozi b'amatorero basigaye bemera ko n'ubu buhamya tubutanga mu nsengero, kuko mu bikomere bimwe twahuye nabyo harimo n'ibikomere byo mu mwuka. Ibikomere byo mu mwuka kenshi amatorero ya Gipantekoti yemera umwuka wera, twemera ubuhanuzi. Ibintu byose bije mu buhanuzi tubyakira nk'ukuri, tukabyizereramo. Jenoside ikirangira muri 1995-96, abapfobya bakomeje gupfobya kandi babinyuje no mu buhanuzi. Rimwe na rimwe bakavuga yuko kwibuka ari abadayimoni, twongera gukubitwa urundi rushinge cyangwa ibindi bimambo, kandi ariho hari inzira zo gukira kwacu. Kuganira, kuvuga ibyatubayeho, niko kuruhuka, niko gukomera. Rimwe na rimwe twarwaraga imitwe idakira, ntitwari dufite aho tuvugira, bamwe bakarwara ibifu bidakira, ihungabana ritandukanye, ariko Imana ishimwe. Nyirahangaha reka mbabwire ijambo rikomeye. Ubuhamya bw'iki gihe turabutanga tuvuga ibyatubayeho, ariko tuvuga n'aheza tugeze. Imana ishimwe rero, hari icyo Imana yakoze, hari icyo ikomeje gukora. Ndanezerewe. Munsi nakizwaga nasomye ijambo rivuga ngo ni njye se w'imfubyi nkaba umugabo w'abapfakazi. Iri jambo ryavuye mu nyuguti rishyirwa mu bikorwa. Twabonye Imana itubera data, Imana itugaburira, Imana itwambika, Imana idushyingira, Imana idukwera, Imana idukorera ubukwe. Imana ikagukoresha abantu, ikabatera urukundo rwo kugukunda. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kumva umuntu arakubwiye ngo nkore iki mu bukwe. Nari mfite igikomere kindi nabanaga nacyo. Ndagira ngo mbabwire kandi ko ibikomere byose bidakira. Hari ibikira, hari n'ibidakira, ariko umunsi twakizwaga Umwuka wera ibyo bidakira yaje atwigisha uko tugomba kubana nabyo. Imana ishimwe ko Umwuka wera ajya atwigisha uko tubana n'ibyo bikomere. Icyo gikomere cye cyaranzengereje. Najyaga ntawe ubukwe bw'abandi bavuga ngo umuryango wo kwa runaka nuhaguruke. Nkibaza njyewe mu bukwe bwanjye nibavuga ngo umuryango wo kwa Nkureja Tonesi tuhaguruke, ese mama mfite mushiki wa papa wasigaye, twasigaye turi babiri mu gisekuru cy'iwacu kwa data. Se mama nibavuga ngo umuryango wo kwa Nkureja Tonesi tuhaguruke, nzahaguruka njye na shangazi gusa. Mu bukwe ndi kubyibazaho, ariko umunsi mu bukwe nari nditegereje iryo jambo. Bavuze ngo umuryango wo kwa Nkureja Tonesi tuhaguruke, ndahaguruka nzi ko ari shangazi wenyine uri buhaguruke. Mbona hahagurutse abapasiteri n'abashumba bambaye amakoti n'amakaruvati, abamama n'ibibubu. Mpita mbona ko muri Kristo Yesu dufite umuryango. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nk'uko muri Foursquare Imana yabamaye nk'umuryango, kandi ntago mbishidikanyaho, narabibonye. Mbatuyeho umugisha uvuye aheraho mu ijuru, ko mujya muba mu mwanya data yakabayemo. Ndabibashimiye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.
Komera umuntu yagiye abana nabyo ni byinshi, twagiye dukomeretsa n'abakatwomoye, bamwe na bamwe barabanye n'imiryango yacu, mwanahura akakumenya kumva arakubwiye ngo nabanye na so twarakoranye, yari umushoferi mugenzi wanjye. Ese urakibukaho ntuyatereka da, akahakurangira atuzaze mu rugo uze turare tuganira, Imana ishimwe ko yakurinze. Ukavuga ati Imana ishimwe. Wagerayo ugasanga wenda yagiye mu kazi, wanaganira n'umugore wiwe, ase niwe kanake warakuze, ndabona warakuze. Ubwabyo bikaba ikibazo kuko hageze rimwe na rimwe n'ubuzima twari turimo, ubuzima bw'umwana wo ku muhanda, teke yo kumuntu ari mayibobo, no kuntu nabagasa n'ibiyobyabwenge n'urumogi nakoresheje, sa nk'igisimba kira, amaso yaramenetse, iminwa yarasadutse kubera itabi. Ibyo byose nabikoresheje ngira ngo nirengagize agahinda cyangwa umubabaro natewe na jenoside. Ugasanga hamwe wari uzi ko ugiye kuruka yarabanye na so, ahubwo wagerayo ugahinduka ikibazo, ukabona ntashaka kugusiga muri salo, yaba agiye no kujya hanze agahamagara reponse akana ke ngo repo ngwino uganirize umushyitsi, atari urukundo, atinye kugusiga muri salo. Hati namusiga muri salo ngasanga teremunsi yihitanyera, ariko barazaga mu rugo ahubwo ari twebwe tubatunze. Reka mbabwire, jenoside yadusigiye ibikomere bibi bikomeye, ariko Imana ishimwe ko turi gukomera. Hari ijambo nkunda rivuga ngo twibuke kandi twiyubaka. Kambwire bagenzi banjye barokotse jenoside, hantu mubumve neza, twibuke twiyubaka. Nta muntu, ntago ari ukuvuga ngo twibuke batwubaka, twibuke twiyubaka. Kwigira, ni njyewe uzi igikomere cyanjye, ni njyewe uzi uko nakomeretse, ntawe ushinzwe ngomba kuba uwa mbere kugira ngo niyubake. Kandi nkiyubaka kugira ngo byibuze aho muzehe haruhuki amenye ko atasize imbwa ahubwo yasize umugabo. Kutsi kivi abacu basize batarangije. Hari umwe wasanze ku muhanda bose siko babaye babi, aramenya njye sinamumenya, anyuma akazagaha abandi aho niberaga mu Kinamba, ariko ahamagara abahungu bamwe bamaze guhisha ibitoki ngo na brushete, arambwira ngo ngwino urye. Ndaza ndicara ntangira kurya, aranganiriza, arambwira ngo nubwo utamenye ariko nakumenye, umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu. So yaje kunkura ku kazi k'ububoyi, ranjyana mubera umukonvayeri, anyigisha imodoka, amfasha kubona perime, ubuzima mfite ndabukesha so. Wanyemera nkakwitura neza so yangiriye, nkagukura mu Kinamba nkakujyana iwanjye? Ndamwemerera, turagenda, ariko ku mutima wari waramaze kwangirika, ubuzima ari mu muhanda, ndamunanira nigarukira mu Kinamba, nigarukira ku mihanda, ndangira kamera nabi, nisanga Nyabugogo ndi Marine, ndara mu gishanga bita kwa Buraza, hariya kundagara, wa mwana wavukiye mu Kaberiso basunitse muri toroteze, nisanga aho ngaho wajya gurya bamuririmbira, bantereka ku idirishya kugira ngo ndye. Nagize imyaka 10 atari uko ndi ntazi kwiyoza no kwiyambika, atari uko ndi ikigoryi, mu rugo hari abakozi, ariko amateka nsangaho ndi kurya umusigi. Ntawe ari kunyumura icyo gikomere uretse Yesu watwujije umwuka wera, akaduha ihumure ringana n'umubabaro twababarijwemo. Urugendo rwo kwiyubaka narutangiye ntanga imbabazi, kuko nasanze kudatanga imbabazi nkomeza gushirira imbere y'abashatse yuko nkomeza gushavura. Ahangaha mbibabwire, umunyabwenge yaravuze ngo umuhanga nusekera imbere y'ushaka kurira. Tugomba gukomera mu maso yacu, ntidutentebukire imbere y'abashatse kubona amarira yacu.
jye wihererurire, nta kundi byagenda, ariko uharanire kuba umugabo. Curuze Banjye, ejo zizavamo amandazi, amandazi ejo azavamo capati, capati azavamo alimentation. Imana izagenda ica inzira uburyo tutazi bizemera. Nanjye byaremeye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ariko uko ukomeza guheranwa n'amateka, niko ukomeza kunezeza uwashatse kushavura. Mpamya neza, ejo bundi nayoboye iteraniro ku cyumweru, babwire ko kwibuka k'uyu mwaka kudasanzwe, ko gufite umwihariko, amatariki arahura neza n'uriya mwaka. Bivuga ngo ku cyumweru itariki zirahura, nuko mu kwa kane muri 94 nabwo hari ku cyumweru, birahura neza. Ndi kuyobora iteraniro, korari ririmba indirimbo, inkorahani ituma nkomeza kwibuka ababyeyi banjye, twibutsa urukundo n'ibiganiro twaganiraga n'ababyeyi. Ubwo mperuka data yari yanganirije, data yafanaga Rayon Sport mu buzima busanzwe, mama agafana Mukura. Urumva rero mu rugo hahoraga ibirori. None akambaza ngo mwana wanjye ukunda iki? Urumva nanjye rero wari umupira, niwo nakundaga. Arambwira ikiganiro cya nyuma duheruka kuganira nicyo ngicyo. Arambwira ngo mwana wanjye, ngo ufite abo mukina na se, ashaka kunshingira ngo ikipe, ngazangurira baro, ngangurira imyenda ya siporo, twa dukipe tw'abana bo muri karitsiye. Urumva rero aho ngo twongera kwibuka ababyeyi bacu, tukabatekereza. Ndangije iteraniro numva nta ndahaguruka, natse imodoka, ndamanuka Iwacu mu Gacurabwenge, na madamu ntiyarabizi. Fata inzira ndagenda nzenguruka mu matongo y'Iwacu, ndavuga atano hari ikiraro, ahantu hose sogokuru yaryamaga ndabishushanya. Ndavuga ati Imana ushimwe, nkajya mbona ndi kumwe nabo mu kwikomeza. Abaturage baho ngaho si bose babikoze, sibo babikoze bari muri ako gace. Mpamya neza babonye iyo vatiri iparitse aho, babonaga nkureje Honest yaparitse ikamyo aho ngaho nk'uko yayiparikaga. Ndimo ntembera muri ayo matongo, babonaga ko kwa sogokuru hatazimye, hari akuzukuru kahasigaye. Imana ishimwe rero yabikoze. Turacyariho, turacyahumeka, kandi tuzakomeza guhesha agaciro abacu bagize gute, bagiye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana turayishimye. Mu rugendo rwo gukira rero naravuze ati nta kundi nakira uretse gutanga imbabazi. Shimira na shangazi wanjye, we yari yarakijijwe mbere ya jenoside. Ndamwegera arambwira ngo mwana wanjye, ndagira ngo tujye gutanga imbabazi, kandi tujye kuzintera hamwe zatwice zifungiye kuri za komine. Ndamuherekeza turagenda. Ramwe kandi ngo ntabwo tugenda tujye gutanga imbabazi gusa, turabashyira n'ibiryo tubagemurira. Mbona aratetse, ashyize mu ndobo, indobo za kera za seri, sinzi niba hari abazibuka. Arikorera, nanjye ndikorera 9-7, dufata inzira tujya kuri komine, tugemuriye intera hamwe. Turagenda turazisaba, baraziduha. Nabo bari bakeneye ubumwe n'ubwihunge. Inkotanyi zikeneye ko habaho abantu bakora icyo gikorwa, barabaduha. Turicara, twicana nabo. Mukecuru akajya baganiza ijambo ry'Imana ngo bihane, wenda niba napfa bazapfe bihannye. Tubaha imbabazi. Akabarura ibiryo, ntabwo wamushyira ku isahani ngo iyo ngayirye, ngarye wenyine, wabashyizemo se tangawizi ariyo wamugemuriye. Bikaba ngombwa ko dushyira ku isiniye, kandi ahantu hose ukahakora kugira ngo yemere kurya. Ahantu hose ukagira gute, ukahakora. Uwo ndi gusangira nawe yaciye sogokuru ibitsi, nta nubwo yamukubise umuhoro cyangwa ubuhiri, yari umusaza ushaje. Bamukase ibitsi, batema amaguru gusa, batwara inka. Nyuma y'iminsi ine nibwo yashizemo umwuka, amaraso amushizemo, akamye neza. Uwo ndi gusangira nawe yishe barumuna banjye 2 nabi. Shiki wanjye yari afite imyaka 6, karumuna kanjye kari gafite imyaka 4. Natinze gukurikizwa,
babateye amabuye, ntago bakubise ubuhiri mu mutwe, nta nubwo bazunguje ngo bakubite ku gikuta. Baravuze ngo izi ni inzoka nizikura zizabarya. Tera amabuye inzoka zitazabarya zikuze. Ko kana gashiki kanjye k'imyaka 6 gapfa kavuga ngo mutubabare ntago turi inzoka, kandi muhumure nidukura ntago tuzabarya. Nibutse umubabaro bantu banjye bapfuye, ndababara. Ariko umunsi nakizwaga nahumurijwe n'ibyanditswe byarambye ngo nitugera mu ijuru tuzamenyana. Imana ishimwe. Nzareba mushiki wanjye witonzi nawe ndebe avuge ngo Grafrere yarakuze. Nzareba murumuna wanjye Tofiri nawe ndebe avuga ati yo Grafrere warakuze. Imana ishimwe narakuze. Kasubiremo Imana ishimwe narakuze. Tanga imbabazi. Ndabasengeye bagenzi banjye, Imana ibambika imbaraga zo gutanga imbabazi. Mu ntambwe zo gukira harimo intambwe yo gutanga imbabazi. Iyo dutanze imbabazi hari umutwaro tuvaho. Naho atagusaba imbabazi ariko twebwe ikirere kireyuka. Nkiri ku mbabazi bitumye nibuka umugabo witwa Stefano wishwe n'amabuye. Ubwo bamuteraga amabuye yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana ubabariye ntago bazi icyo bakora. Ngo akimara kuvuga iryo jambo ngo ikirere kirakinguka, ngabona Imana n'umwami wacu Yesu Kristo ahagaze iburyo bwe. Ngako kanya arasinzira, terwa amabuye ari mu zindi mbaraga. Reka mbabwire, mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge hakeneyemo imbabazi, gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Nubwo batazizo dusaba, mureke twere urubuto rwitwa gutanga imbabazi. Hari icyo rwakora rugahindura imitima yabo. Hanga mu bya Bibiliya yaravuze ngo ziriya mbabazi Stefano yatanze niwo mwuka wamuvuye mujya muri Sawuli, ariwe Paulo wavuze ubutumwa bwiza. Mu byakozwe n'intumwa ndumva ari igice cya 20 umurongo wa 22, Sawuli nawe aratura arahamya, aravuga ngo Mana ishimwe ninjye Sawuli wa undi wari uhagaze ubwo Stefano yicwaga, imyenda iri ku birenge byanjye. Bivuga ngo wa mwuka wari muri Stefano watanze imbabazi zafashe Paulo nawe arakizwa. Eko ndagira ngo murebe iyi foto, Stefano ubwo azaba ari mu ijuru akabona Paulo wamwishe aramwinjiranye, arahageze. Imana yacu ni urukundo. Ariko mureke twe dukire, ntawe udushinzwe. Ntawe ugize gute? Ntawe ushinzwe n'ingewe. Ngomba kwimenya. Nukwibuka wiyubaka, ntago ari ukwibuka bakubaka. Kuko wakakubatse niwe wagusenye. Nta mwanya afite wo kukubaka rero. Imenye. Niba uri umukanishi kanika amanywa nijoro, urebe kabo wabyaye ubuzima bwakomeza. Niba ukora muri hoteli, koropa neza inshuro zose, urebe ko ejo wazamuka mu ntera. Reka soze mu ijambo ry'Imana twasomye, babwira ngo yaduhaye ihumure, yaduhaye no gukomera kugira ngo dukomezanye. Mukomere kandi dukomezanye. Dufite iyo twavuye,
dufite niyo tugana, kandi aho tugana ni heza. Pawulo aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo na n'uyu munsi iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza guhora igira gute, iturokora. Twibuke twiyubaka kandi mukomere.